Mwiriwe neza mba mbareba nkabihorera. Burya rero ikintu iyo utakizi ntiwirirwa ukivuga, ntiwirirwa wiha rubanda ngo usobanure. Niyo nama nabagira, ariko si nta muntu urimo kujya ku giti cye, ni mwese muri rusange. Iyo ikintu utakizi ntabwo wirirwa wigora, aho kugira ngo wihe rubanda baguseke, uraceceka ubundi ugatuza. Ikibazo abantu benshi ntabwo muzi payi icyo ari cyo, ntabwo bigeze bayimenya. Bameze nka za ntumwa zagendanye na Yesu igihe kirekire ngo zigera kuri finale zitari zamumenya. Bamumenya ari uko abavuyemo agiye. Niyo mpamvu n'abantu benshi payi bazayimenya batakiyibona, byararangiye. Ubundi payi muyitandukanye n'andi ma cryptocurrencies yose muzi. Nubwo mureba imeze kuriya, irimo kubyina isimbagurika, imanuka igakubwa n'amazeru, ariko igihe ikintu yagenewe ntabwo kirashyirwa mu bikorwa. Imishinga iriya yose mureba iri muri payi burawuza nta n'umwe wari washyirwa mu bikorwa, kandi ntawe uzashyirwa mu bikorwa payi igura abiri. Ntibibaho. Nta mushinga n'umwe uzatanga product payi itaragira agaciro. Mwari mubizi? Igihe cyose payi izaba itaragira agaciro, nta mushinga n'umwe uzashyirwa mu bikorwa. Kandi bitewe n'uko abenshi bamenye agaciro k'iyo bafite, ntabwo bazazitanga. Zamanuka zazamuka, bafite icyo bubikiriye. Niyo mpamvu ujya kumva mu Bushinwa ngo baratanga product ku bice byo hejuru. Nababwiye ntabwo kuba timu ntabwo ari injiji ku buryo ya launchinga payi yatangira gukora ngo ikore muri ariya mazeru. Ari yashishikarije abantu bagatanga product zabo. Ibindi bihugu batanze product zabo birakunda. Kandi payi ntabwo yagenewe kugurishwa muri fiat money, nyaho murabizi. Ntibishoboka rero. Payi umushinga bawurimo, nibasoza iyo barimo gukora, izagira igiciro mwese mutatekerezaga. Ariko nkuko n'ubundi twabwiwe yuko ba nyiri umushinga bigeze bavuga yuko umuntu ufite payi 10 atazigera akena. Ntabwo yari ayobewe yuko n'ubu wenda wasangamo zigurisha amafaranga ibice, nta n'amafaranga arimo. Ariko biranagayitse kuba watanga umuntu muzima kuba yatanga payi muri iki gihe iri mu mafaranga 300 400. Byabaye n'agahinda. Utanga ute payi igura amafaranga 400? Bwo baba baburaye ko wajya gupagasa ukabona icyo urya. Ubwo rero abantu bose bayitunze batayizi, igihe kizagera bicuze impamvu batigeze bayimenya, cyangwa bayibwiwe bakavuna ibiti mu matwi. Bizaba bimeze nko ku gihe cya Nowa bibiri tubwira. Kandi muzaba mubireba. Niyo mpamvu abantu bajya kumva abenshi muri muko mbareba, hari abantu 70%, 70%, 70% bose bari mu kumbuga ari ugutampuriza, ari ukuvuga ngo bya bintu twagiyemo katukomeze tujye mu mbuga tuzarebe. 30% nibo bayisobanukiwe, ariko muri abo 30% bayisobanukiwe neza, nabo ntabuzemo nka 20 bashidikanya nubwo bayisobanukiwe. Ugasanga 10% nibo bantu bari bazi agace k'umushinga bari inyuma. Niyo mpamvu usanga abantu banegurana, ujya kumva ngo bya bindi bajya batubwira ngo bya bindi bya payi, ugasanga umuntu abyita bya bindi kandi aba mu rubuga rwayo, ngo bya bindi barimba ngo bya GCV. Ariko muzumirwa reka kuvuga byinshi. Murakoze, muramuke neza.